Cobby! Cobby! Kiri he? Cobby! Ari he? Calm down. Ni ibintu bitwara gake. Bitwara gake? Kirinda sakumwica gahoro. Ari he? Michael! Calm down, bro. Cobby ndamwica. Ibintu byoroshye. Ndabizi ko bikugoye ariko nyine bitwara gake. Nta bundi buryo wabikoramo ibi bintu. Byamaze kurangira deja umwana yamaze gupfa. Ntacyo wakora. Nanjye ubwanjye wari uhari biri kuba nago ushaka kumva ukundi gutekereza ibi bintu. Michael. Cobby ntabwo uri kubyumva neza. Ndashaka kumwica gahoro yumve ububabare mfite. Ntabwo ushobora kwemera ko bagifunga ngo kijye muri gereza, kijye imvungure, kijye kaunga, baza babaha n'inyama simbizi. Ngomba kumwicira gahoro yumve uburyo umutima wanjye ubabaye. Shyaka ibintu ntabwo wabyizera ndagira ngo ubwize ukuri. Ndabizi ko kubyizera biri buze kukugora. Ariko ngiye umuntu wakoze ibintu ndamuzi. Nuko numva umutima wanjye utari kunyemeza neza ko nabimukubwira. Kuko mbizi ko utabyizera. Urabyumva? Uvuze kuki? Ari he? Cobby ari he? Cobby ari he? Ko mbizi kuza wari. Subira mu byumye. Iyi telefone mfite byose irabikubwira. Irimo ibintu byose. Uwo niwe Shyaka. Irimo wakoze ibi bintu byose. Uwo niwe Shyaka. Nawe shyiraho wumva ibyo ari byo. Mana we umwana wanjye arapfuye. Umwana wanjye arapfuye ninjye umwiyiciye. Urabeshya nawe urabunywa niwe nari nabuteze ngo bukwica upfe uveho none umwana wanjye ni upfuye. Naye ubusa urabunywa ntago ngomba gusigara ngenyine mukurikire. Urabunywa woga hano. Wabyumvise? Uramwana yari yatangiye gufata record. Bimwe byabo byo kuri Snapchat abakobwa baba barimo buri gihe cyose. Niya nabikatinga n'ubu byose byagiye muri telefone. Ntabwo twari kumenya ibyo ari byo. Cyokora ari nk'uko babimbwiye ko abanyamahanga ni ibicucu reka bari kumbita. Ubwo cya kigabo nakubwiraga ngero duke kize cyasaze ngire ngo byibuze agiye kumereza nk'andi mafaranga menshi. Ariko nawe n'amafaranga rwarahise. Iyo ubonye umuntu tumubonamo amafaranga aho kuvugisha ukuri. Numva ibintu namubwiye bitandukanye n'ibyo natekerezaga muri njyewe. Ngo rero muzanye inkuru nziza. Ngo ndimo ndashwana ngo n'umugore wanjye ngo turashaka gukora divorce ngo nze ngo tubane ngo noneho ngo tugiye kubana neza nta biraneka. Ngo ari gushwana n'umugore ngo ari gushwana n'umugore ngo akora divorce ngo aze ngo tubane neza. None se ubwo ukabivugaho nawe utigenda wiyenze gukora divorce. Cyewe
ariko urabizi narabikubwiye cye nta gahunda afitanye n'uriya mugabo ntabwo nigeze mukunda pe kandi nanjye nahise mubwiza ukuri ujye usinga ushaka asina uzina uri gukina nabyo uzina uri gukina nabyo wamubwije umugabo ari kwiyenza ku mugore ngo akore divorce baze babana ya amafaranga yose yagushoyeho uko aje niko aguha amafaranga nawe uti namubwije ukuri erewe amafaranga nangahe se komera bro ihangane kandi gusa ndagira ngo ubwize ukuri ko ibi bintu bifite igisubizo Shyaka mfite igisubizo cy'ibi bintu kandi mfite n'uburyo bigomba kurangira bikarangira neza ko barimo hara mu nzu namufungiranye mu cyumba n'ahantu afite ko kujyana hamwe kandi niwe muntu wenyine uzi ibi bintu uko byagenze nta wundi muntu wari uhari usibye njyewe nawe gusa mfite umupango yuko tugomba kuburisha Cobby uko byagenda kose cyangwa agapfa ibi ntabwo bigomba kugira hanze ngo bisohoke muri iyi nzu oya Michael mukecuru ndamwica banza unyumve Shyaka byaba ari igisebo kumva ko umuntu w'umubyeyi yihekuye akihekura umwana yabyaye yatwise amezi 9 nawe ubwawe ku muntu w'umugabo umeze nkawe ni igisebo gikomeye mu muryango reka dushaka igisubizo rwara rwabikoze rubiryozwa ari rwo ruburiramo muri ibi bintu uranyumva Michael nikamaze mbwe na mama Shyaka ayariyo yose yaramuvuniye ayariyo yose ntabwo hasohoka ishimwe cyangwa ntaba yayakoreye we asina ndakubwiza ukuri uriya mugabo azagusiga nabi uzi ko ukina n'abanyamahanga tureke n'abanyamahanga uzi ko ukina n'abagabo uzi ko abagabo utabazi abagabo se ni iki sireba umuntu ashava ibyo ngibyo byo mbifite muri control byihorere tuvugisha ukuri ko kari urabona ari umugabo wavuga ngo ugiye kubana nawe ngo ugiye ubwo singakorana nawe ubukwe bakadufotora nka postinga tujye tuvugisha ukuri kuko urabona ari umugabo washyira mu bantu watumye aza mu buzima bwawe kuki wamwemera akaza mu buzima bwawe akaguha amafaranga yo ukayakira amafaranga niyo nashakaga ntabwo ngiye nigeze mwemera ngo aze mu buzima bwanjye ukumva uzahajya ukayaheza ukumva amafaranga uzatwara bikarangira ahubwo ni wowe urapfuye nturange ntabwo wajya amafaranga y'umuntu ariko sinazi uko ukina uzi ko wigira nk'umwana amafaranga uburyo avuna ntabwo ubizi wowe ubwawe ibyo amafaranga ni ibiki nawe kuba yitwa ko nkundana nawe ni fiyera arayifite nk'umukobwa mwiza nkanjye rwose yatahana iyo ngiyo rero ariko uriya ntabwo ari umuntu ngiye nakorana nawe ubukwe mbone nagize ngo mupostire uriya namupositinze nk'inshuti zanjye zikabona nk'amafoto kiriya kintu gisa kuriya mva mubwira ari njye ndashaka umugabo mwiza usa neza w'ibogari apana uriya rutsinda ingana kuri ruda ndashaka umugabo mwiza usa neza nzapositinga kwambara ukabera none sasa nzapositinga bashite banjye bakavuga bati kuza ushaka kuki utora ibyo ubonye ntabwo biranabitoye nuko byari bifite amafaranga yibonekeza nkayafata ariko nta nubwo nakwicara nawe ahantu harenze uriya mugabo reka mubwize ukuri kugira ngo nakurebye mba numva nkaba nkumirwa siko ndeba ibintu wigira n'ibintu bikora njye nkumirwa ariko nawe ntukwigira umukecuru nukomeza kwitwara utya ni ukuri kw'Imana ibi byose uharanira nta na kimwe uzabona nahondi
mama koko niwe ukoze ibintu nk'ibi ugiye gukura mushiki wanjye umwe nari mfite kuri iyi si nakundaga. ariko se mwana wanjye ibyo ubikuye he ni ibiki? ceceka ndabizi byose uko byagenze byose ndabizi. Umva rero mwana wanjye ndabanza ngusaba imbabazi, mbanje kugusaba imbabazi imfura yanjye. Nta kabura imvano mwana wanjye murabizi uko namye mbirera nkababwira. Nagezeho njya ku muganga. nta muganga ni umupfumu nakubwiye. Nuko abo ni abakozi ba shitani. Nuko ubwo ndagenda umupfumu arabintegerereza ambwira ko uyu ufite ubumuga uba hano, ambwira ko ngo ari nyabingi. Noneho ati rero biriya binyabingi biri muri uriya mwana burimo muri uriya ufite ubumuga nta buzima muzigera mugira. Imitungo y'umwana wawe yose igiye kuzayoyoka, amazu byo byose biriya mitungo yose ngo ishyireho iveho. Ati nandetse usigare wenyine ngo namwe mbabure, ngo namwe ngo mpite mbabura ibyo nashakaga. Ni none se insinzi irabiyihe, nabigenza gute? Ubwo hanyuma nibwo ubwo nibwo abimbwiye, nuko amimiti ati noneho dore umuti genda umuhe ariko atawushyire mu byanywa ngo simbishyire mu nzoga. Nuko umuti ndawuzana nuko araza, nuko noneho dore ubwo aho icyo kirenge cyawe kiri niho yari yicaye kuri rya gare rye. Noneho ubwo ndasuka, mushiki wawe nawe yari yicaye ahangaha iruhande rwanjye. Nuko ubwo noneho nsuka mu kirahuri, nsutse mu kirahuri ubwo agacupa kari gateretse aha niho kari gateretse. Noneho mu gihe ngiye kumuhereza uriya Cobby, nuko Cobby mu gihe mama narakubujije kujya mu bapfumu. Ibyo satani ahemba ni ibingibi. Nuko ubwo noneho nireje Cobby aba yanze kubinywa nawe, dore ko nawe ore yarakasa mutwe kuko niba ari nyabingi koko zabimubuzaga simbizi. None igihe mu gihe ikirahure giteretse kuri aya meza ataranywaho, ubwo mushiki wawe ikirahure aba arakirashye abashyize ku munwa. Ntabwo nawe nabiteguye, ntabwo ari ubwo nguko umugambi wanjye wari uwo, ntabwo ari ukwikora mu nda, ntabwo nabangaga abana banjye, nimwe amaraso yanjye. Nuko mushiki wawe arabinyoye, ntabwo ari we nawe nabiteze ngo kuko byagenze, ngo ukuntu byagenze rwose nta mutima mubi muzi nagiraga. Naho dutuye hariya murabizi ko nta mutima mubi nigiriraga, murabizi mwana wanjye. Nuko hanyuma rero bidese amakuru se ko akazi naguhaye ntari kubona. akusamahi nawe ugira amashyushyu. Mukecuru sinabaye ko naza nzahita nzawukureba. Nase mukecuru nagaraza ntako mana yanjye, akazi kawe n'indyankurye ubira byasenye isangure n'ibyo bituma uhora umpoza kuri pressure. None se mukecuru kwaheze i Kigali cyane
aho ni amahoro ese yagiye ku bana be ntiyemerewe kumara igihe cyose ashakiye njye kuvangurira birabira nakubwiye ko umukecuru naza nzahita nzakureba njye ubwanjye nzaza nkwirebere nguha amakuru ahubwo wowe sinzi amashyushyu ufite sinzi ikintu muba muri erega iyo umukecuru atari hano rwose mba numva rwose ntatekanye niyo mpamvu umva igihe cyari kandi ikihe cya kabiri umukecuru ntashobora kuza nijoro arabizi neza ko abarozi bahanga bamutega kandi reba saa 9 zirageze ntabwo araza niyo mpamvu wenda zaza ejo cyangwa ejo bundi ariko wemenya ngo ariko rero uragenda ubanza ungurira ibindi bintu ko nta kuntu naza ubwo saze ndaje ninjoro naza ku musozi ngo nje kureba ntabwo yaza ninjoro ahubwo yaza mu gitondo uragura ibindi nta kibazo wowe rero kankubwire genda wowe utuze mukecuru akigera hano mu rugo zahita nzange nkwirebe hakomaye kubizinjya nkubeshya wamaye akazi se utanyizeye bwira nari nkwizeye ntunise wowe rero genda utuze wicare utuze akigera mu hano mu rugo zahita ninyabya nze nkurebe nkubwire ko yaje sibyo sinzi impamvu rero ufite impungenge ahubwo tuyo n'inyongera ibindi biraho senyisa ntabwo byari bihagije pe nta kibazo umva rero Shyaka tugomba gushaka ukuntu dusobanura urupfu rwa mushiki wawe kuko nubwo tuvuga ngo tubishyire kuri iki cyaha ejo tugiye muri gereza n'ubundi ntawamenyesha no kudutsinda kuko erega n'ubundi ararengana ari mu kuri ahubwo njya nabitekereje mu buryo bubiri reka tuvuge ko mushiki wawe yiyahuye nawe urabizi ko ibintu byose byesitanye dushobora kubisigiriza uko twabisigiriza kose ariko natwe ntabwo twizeye ko twabashuwa neza ko dushobora gutsinda urumva kandi ikindi kintu nanone ntabwo dushobora kuvuga ngo mama wawe bamuroze niba bamwishe ntabwo nabyo bishoboka urumva ejo n'ejo ndavuga ngo wa muryango w'abarozi wa muryango w'umugore wiciye umwana ibintu nk'ibyo bitari byiza nawe icyo gisebo ntabwo kameme nakwishimira ko kikubaho urumva rero ikintu nari mfite kizima nshobora kukubwira tukagenderaho ni uko dushobora kubishyira muri ubwo buryo tukabyita izina ry'uko yiyahuye yamaze kubura amafaranga urabizi ko yari afite ikibazo cy'amafaranga yari yabuze n'ibiki tukavuga ko byamunaniye kubisiporuta no kubyizera neza urumva kubyihanganira bikaba bishobora gutuma nyine hazana ibyo byose byo kwiyahura no kutabyakira nkawe nk'umwana kameme amafaranga nakuriye tukabivuga ko aribyo byatumye bigenda gute byose byo intandaro yo kuba yakwiyahura numva aricyo kintu cyakumvikana neza kuruta ibindi bintu byose Michael urabona ejo nibwo bishoboka ko bamusohora kuri morgue kagiye nkomeze mbirebe nuko bimeze ndebe n'utundi tuntu twose tubura wenda kwizeye ndabizi ko ibyo ngibyo wabikurikirana ukabitunganya neza wabitunganye neza bikurikirane turaza kuvuga nimugoroba turebe umpe feedback umbwire ikintu twakora kananye nkurikirane ibingiye kandi komeze kwihangana sawa Michael Gwino urimo urataka witukishije ariko none humbura ntago ngiye gukubita kuri ejo ntacyo ndi bugutware ariko ndagira ngo twumvikane ibintu bibiri nubyuka bishyira mu gutwi ntacyo ndi bukugire uranyumva uranyumva ndagira ngo unyumve neza mushiki wa Shyaka yiyahuye yagize gute yiyahuye ndagira ngo umuntu wese uri buze kuza hano akagira ikintu akubaza akuvugisha umubwire ko yiyahuye
yiyahuye niko bisetinze n'umutwe wawe niko bimeze nukubaza wese ntugire icyo bivuga ashaka kukubaza nta kindi kintu umusubiza nicyo cyonyine nshaka kuza kumubwira kandi atiyahuye ndacyaburana nawe oya nakubwiye ngo niko bisetinze yiyahuye nubikubaza ni kumubwira nta rindi jambo nshaka kuza kuvuga niba wumva ushaka kubaho neza niba wumva ushaka kubaho utuje wabizi ntabwo kutumva ndagiye subira inyuma ntubisobanutse nanjye nkajyana nyuma yo kubitekereza neza amaze kubyumva wumva nta kindi gisubizo uri bumuhereze wamaze kumva ko wiyahuye umutwe wawe uze gukomanga urugi ndaza ngo ufungurire nabwo ngo niba wumva ushaka kubaho neza utuje utanseresa mu mutwe udashaka kumukurikira nk'uko yagiye ukora ibyo ndi kukubwira wanyumvise nimba wabyumvise ukubita urugi ndaza gufasha Yes. Okay, kora imipira ya indi iri ifoto ye na twa tuntu bashira tutu badge babikoresha kuri OPTIM digital marketing babikora neza hanyuma Scott nawe yagiye gukoresha ya radio rya tangazo ryo kuri radio nayimubwiye byose nashize nanjye matangazo muri mu magroupe yose bayibonye so ndumva ari gutyo bimeze ngo so byihutishe kugira ngo gahunda zigenda neza okay sawa reka rinda gatoya mbanze nitawe uyu muntu Allo Shyaka Yes, bite ni byiza naringeze hano muri quartier ariko ndabona ibipangu ndeba byose bisa wanyoboye komeza umanuke ni ku gipangu uri ubone gifite ibintu bimeze nk'ibirahure igipangu cya mbere urahita ubona gifite n'irangi ry'umuhondo okay urashyira imbere ndi hanze urahita ubona nta kibazo harafunguye harafunguye sawa